ikindi buriya baba bakeneye muri kwa kuba bategwa amatwi, icyo baba bakeneye ni icyitwa need of emotional regulation. Buriya ababyeyi b'abapapa iyo ahari, hari ukuntu abana bitwara mu rugo, nimba ari wa mwana wakundaga kwiriza cyangwa se kurizwa n'ubusa, ari wa mwana wakundaga gukubagana, iyo byonyine presence, physical presence y'umubyeyi w'umupapa igira ukuntu ihita ubwayo yivugira, igatuma ba bana babasha kugenzura amarangamutima. Papa araje, nimba twakubaganaga reka tubigabanye. Rero mu buryo bwo kugenzura amarangamutima rero, father figure ni umuntu ukomeye cyane. Rero umwana w'umukobwa ukuze adafite se mu buzima bwe cyangwa se mu mikinire ye, imikorere ye muri rusange, akura adafite kugenzura amarangamutima ye, agorwa no kumenya agaciro ke ndetse no kubaha amahame ngenderwaho, ashobora kuba ari ayo mu rugo cyangwa se no kubaha abandi.